Reka twizere ko mumeze neza cyane mwebwe mudukurikirana hano kuri bikorwa official. Nk'ibisanzwe uyu ni umwanya w'amakuru abagezwa mu ruganda rw'imyidagaduro cyase update muri show byiza. Update iriho kano kanya yihutirwa nuko inshuti Divine Muheto ubu yamaze gutaha ari iwabo mu rugo, ari kurya akanywa. Mu ijoro rishize yaraserebranye n'umuryango we ubwo yaravuye mu rukiko. So hashize amasaha make cyane umunyamategeko wunganiraga inshuti Divine Muheto, uyu munyamategeko yitwa Kizito Safari, numwe mu banyamategeko batatu bunganiraga inshuti Divine Muheto. Ikiganiro yagiranye n'ikinyamakuru cy'inyarwanda, yavuze ko ubundi bo baburaniraga inshuti Divine Muheto baharanira yuko nta gihano yafatirwa icyo ari cyo cyose. Gusa nk'ubushinjacyaha bwaratanze ikirego, ntago urukiko rwapfa kureka umuntu gutyo gusa, kandi hari udukosa cyangwa se amakosa amwe n'amwe afite n'ubwo yaba yoroheje adakomeye cyane. So uyu munyamategeko gusa yavuze ko bishimiye umwanzuro wafashwe n'urukiko rwa Kicukiro. Inshuti Divine Muheto umaranye ikamba rya Miss Rwanda imyaka igera kuri 2, ubundi ubushinjacyaha bwamushinjaga birabyaha nyine yaramaze iminsi akurikiranywe byo gutwara ikinyabiziga yasinze, kugonga, hanyuma na nyuma agashaka gutoroka. Ubushinjacyaha rero bwamusabiraga igihano kingana n'umwaka. Gusa rero siko nyine byagenze. Urukiko nyuma yo gusesengura neza rukumva ingingo abanyamategeko bari kuburanira Miss Muheto bari gutanga, urukiko rwemeje ko Miss Muheto ahabwa byibuza igihano cy'amezi 3, ariko nayo asubitse mu gihe cy'umwaka n'ihazabu y'amafaranga 190 by'amanyarwanda. So guys, hano hantu muhumve neza, igihano cy'amezi 3 gisubitse mu gihe cy'umwaka bivuze ko Miss Muheto ntago agiye gufungwa ayo mezi 3, ahubwo biba bivuze ko ararekuwe asubiye mu buzima busanzwe. Ariko naramuka agize irindi kosa akora gato, bazahita bahera kuri ya mezi 3 yakatiwe n'ubwo adafunzwe, bayahereho banamukatire, hanyuma bikomerezeho n'icyo cyaha kindi azaba yakoze. Bivuze ko iyi aba ari gasopo ikomeye cyane. So urukiko rero rwamusabye ko agomba kugenda agashaka permis, akirinda kujya atwara ikinyabiziga yanyweye ibisindisha cyangwa se inzoga. Muri make akitwararika, kuko niyongera gukora ikosa rimwe rito akongera gufatwa, iki gihano yahawe ariko gisubitswe kizahita gisubukurwa, hanyuma bagikomatanye n'ibyo byaha bindi azaba yakoze. Rero uyu nshuti Divine Muheto afite kwitwararika, paying attention, agashaka ibyangombwa, akinda gutwara yasinze. Mbese agomba kuba serious, akaba shuwa ko nta nazongera gupfa kugonganira na leta cyangwa se n'ibintu bishobora kwituma yangiza amategeko. So uyu munyamategeko Kizito Safari wari umwe mu bamwunganiraga, yishimiye nyine imyanzuro y'urukiko. Gusa ntabwo bifuzaga yuko n'aya mezi 3 y'igifungo ariko asubitswe yayahabwa. So guys, tubashimiye ko mwabanye natwe, turabikunda ko mukurikirana ibiganiro byacu hano kuri bikorwa official. Natwe dukora ibishoboka byose ngo tubagezo update mu ruganda rw'imyidagaduro. Turabashimiye, nawe mu zindi nkuru zirubuze gukurikiraho. Bye.